turabashuhuje kandi tubaha ikaze kuri La Pervenche TV, aho mukurikirana ibiganiro bitandukanye ku mirire no kuboneza imirire. Muri kumwe na nutritionniste diététicienne Mukakayumba Anastasie nk'uko bisanzwe. Rero uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ikintu gikomeye cyane, ikintu tubona muri iyi minsi kandi kibangamiye ubuzima rusange, cyane cyane ubw'abagore ndetse n'ubw'imiryango muri rusange. Hari abantu benshi batekereza yuko ikirahure kimwe cy'inzoga kigira ingaruka zimwe ku mubiri w'umugore nk'uko kizigira ku mubiri w'umugabo, ariko ntabwo ariko bimeze. Rero uyu munsi turarebera hamwe impamvu zikomeye zituma iyi nzoga zigira ingaruka zikomeye ku mubiri w'umugore kurusha ku mugabo, ndetse tunarebere hamwe icyo ubushakashatsi butandukanye bwavuze kuri iyo ngingo. Ubushakashatsi rero butandukanye bwakozwe ku mugabane w'Uburayi, ubundi bugakorwa ku mugabane wa Amerika, cyane muri Amerika y'Amajyaruguru. Bwakozwe burenga 68, bagiye babusubiramo cyane barongera babusubiramo, ariko 2/3 byabwo byerekanye yuko umubare w'abakobwa bakiri batoya banywa inzoga wazamutse cyane ugereranyije n'uw'abahungu. Ahangaha cyane bagiye bagereranya abantu bavutse mu 1900 kuzamura n'abavutse mu 2000 kuzamura, babona ko uwo mubare ugenda uzamuka cyane, kandi kikaba ari ikibazo kibangamiye ubuzima rusange. Kuki rero iki kintu ari cyo kuganirwaho, ari cyo kuvugwaho? Ni ukubanza kugira ngo abantu bamenye ingaruka zishobora kugira mu byemezo baba bafashe, cyangwa se mu byo baba batekereza ko ntacyo bitwaye nyamara bifite ingaruka zikomeye ku buzima bwabo. Rero turavuga ngo kubera iki inzoga izahaza umugore kurusha umugabo? Ibi bishingiye cyane ku miterere karemano y'ubuzima bw'umugore ndetse n'ubw'umugabo, aho bigaragara ko umubiri w'umugabo uba urimo amazi menshi ugereranyije n'uw'umugore, kuko mu mubiri w'umugore haba harimo ibinure byinshi kurusha uko harimo amazi. Impuzandengo y'amazi ku mubiri w'umugabo ingana na 60%, naho impuzandengo ku mubiri w'umugore ingana na 55%. Ahangaha usanga abagabo baba bafite amazi menshi kurusha abagore, bigatuma iyo anyweye inzoga nyinshi ku kirahure kimwe umugore anyweye n'icyo umugabo anyweye, alcohol iri mu maraso y'umubiri w'umugore iba yabaye nyinshi kurusha iyo umubiri w'umugabo, kuko alcohol nyine iyo ifunguye mu mazi irushaho kugenda concentration yayo igaragara ko ari nkeya ugereranyije n'igihe amazi ari makeya. Ikindi kibitera ni uko abagabo bafite masse musculaire, cyangwa se ibijyanye n'imikaya ku bagabo biri develope cyane kurusha uko abagore bimeze. Abagore usanga ko muscles zinyunyuza amazi cyangwa se zibika amazi cyane kurusha umubiri urimo ibinure byinshi. Amazi rero mu mikaya usanga ageze kuri 75%, mu gihe muri tisi y'ibinure haba harimo amazi angana na 30%. Icyo nanone akaba ari ikindi kinyuranyo kitwereka impamvu mu mubiri inzoga izahaza umugore kurusha uko izahaza umugabo. Ikindi nanone ni gishingiye ku misemburo ishinzwe kugogora alcohol igihe igeze mu mubiri w'umuntu, inyunyujwe mu mara igiye kugira ngo itunganywe. Ahangaha ku mubiri w'umugore hari imisemburo bita alcohol deshydrogenase, nishinzwe kugogora alcohol. Usanga mu gifu cy'umugore iyo misemburo ni mike, ndetse no mu mwijima w'umugore iyo misemburo ni mikeya. Ibi rero bikagira ingaruka ikomeye yuko alcohol yihuta cyane kujya mu maraso ugereranyije nuko ku bagabo bigenda, hanyuma kuko bo uwo musemburo barawufite uhagije. Ikindi nanone mu mubiri w'umugore, kuko
izo enzyme ari nkeya bituma inzoga itinda kuvamo ugereranyije n'uko umugabo bigenda. Aha rero biradusobanurira cyane uburyo twumva ko iyo umugore anyweye inzoga ingana n'iy'umugabo, alcohol mu maraso y'umugore iba iri hejuru ugereranyije niba iri mu maraso y'umugabo nubwo baba banyweye quantité zingana. Birumvikana rero n'ingaruka nazo zigenda ziba nyinshi cyangwa nkeya bitewe nyine nuko umugore umuntu ari umugore cyangwa se ari umugabo. Hari ihame ry'uburinganire twese tuzi, ariko hari ibintu buriya bitaringanira nyine ngo bishoboke ngo usange wenda umugore avuga ati nanjye nanywa inzoga nk'iz'abagabo, dayeri mbarusha kunywa ndananywa nge sinsinde, turasangira bo bagasina nge sinsinde, ariko ntabwo umubiri wawe wo ariko ba ubibona. Akenshi iyo abantu barimo kunywa inzoga hari ibintu bibagaragaraho, abenshi usanga bahuriyeho, usanga bakunda guseka cyane, bakavuga amagambo menshi, bakabeshya, bakirarira, agatanga inka nta n'ubwoya bwayo afite, akavuga mbese ibintu bitabaho. Akenshi ibyo bintu bombi baba babihuriyeho, kugenda badandabirana, ashobora se kwambara ubusa cyane cyane abagore, cyangwa akarira. Abagabo akenshi ntibarira iyo banyweye inzoga, cyangwa bakavugira hejuru ijwi rirenga, nanone bikunda kugaragara ku bagore bitewe n'uko iyo nzoga irihuta cyane mu mwijima ndetse ikihutira kugera mu bwonko, bigatuma n'iyo myitwarire nanone usanga hari iyo bahuriyeho, ariko ugasanga hari ikabya ku bagore kurusha uko ikabya ku bagabo. Ugasanga rero barimo kunywa bari kumwe, ariko ugasanga umugabo we aracyakomeye ndetse ari no kwibaza ibintu umugore ari kuvuga cyangwa ari gukora, ukabona yamutangariye. Rero aha ngaha nahamagarira abakobwa n'abagore kugira ikintu rwose batekerezaho ku bijyanye no kunywa inzoga, kuko uretse n'izo ngaruka z'umwanya mutoya biranangiza cyane, bigira ingaruka zikomeye ku buzima. Umugore ashobora kunywa inzoga atwite, bikagira ingaruka ku mwana azabyara, cyangwa se n'igihe yitegura gutwita. Nanone umuntu aba agomba kureka inzoga hakiri kare igihe afite umushinga wo gutwita, nibura agomba kureka inzoga mbereho amezi 8 mu gihe ateganya gutwita. Murumva rero ingaruka z'inzoga ku muntu utwite, ashobora gukuramo inda, inda ikavamo itagejeje igihe, ashobora kubyara umwana ufite ibiro bikeya, ashobora kugira umwana ufite ubumuga bitewe no kunywa inzoga atwite, cyangwa se akaba yarazinywaga ariko akazihagarika yaramaze kumenya deja ko atwite. Ikindi abagore usanga kenshi na kenshi iyo myitwarire ku bana, kuko abadamu tuba hafi y'abana kurusha ko abagabo baba bari hafi yabo. Ibyo bituma akenshi na kenshi n'abana bashobora kuba bakwiga iyo mico ku buryo bworoshye kurusha iyo ari umubyeyi w'umugabo. Hari n'igihe ataha asanga n'abana baryamye, ntibabashe no kubona uko yaje ameze, ariko umubyeyi w'umugore ntaho yacikira abana. Akenshi na kenshi rero usanga bishyira ubuzima bw'urugo mu kaga, kwibagirwa inshingano. Nubwo n'abagabo bazibagirwa, ariko inshingano dufite mu rugo usanga ko hagiye hari n'inshingano z'umwihariko, inshingano z'icyubahiro. Murabizi yuko akenshi no mu byanditswe byera ababyizera, hari aho Bibiliya igenda ivuga cyangwa se yaduhaye ingero zerekana ko imirire n'imyitwarire y'umuntu utwite igomba, cyangwa se y'umugore igomba kwitabwaho cyane, kugira ngo kuko iba izadetermina cyangwa se izagena uko umwana uzavuka azaba ameze. Aho ngaho tubibona hariya marayika yasanze Manowa, akabwira umugore we wari utwite, akababonekera akababwira yuko umugore atazanywa inzoga, atazagira icyo afata cyose kizira, kuko umwana atwite ari umunazire, ari buzacungura ubwoko bwe. Ibyo bintu rero ntabwo ari amagambo gusa yapfuye kuza, ni amagambo n'uyu munsi agifite agaciro, yuko ibintu dukwiriye kurya dushyira mu nda, cyane cyane abantu b'ababyeyi b'abagore tugomba kubyitondera cyane. Nubwo n'abagabo bagomba kwitonda, ariko ingaruka zikomeye cyane zibaho ku mugore kurusha ku mugabo nk'uko twabibonye. Ikindi nanone inzoga ishobora
gutuma ibimenyetso bya menopause cyangwa byo gucura birushaho kuba byinshi, nko kubira ibyuya cyane, cyangwa se guhinduragura kw'imyitwarire kwa imeri, uburyo umuntu yiyumva, umuntu rimwe akaba yarakaye ubundi ari guseka cyane. Ibyo nanone bishobora kwiyongera cyane igihe umuntu ari muri menopause. Ikindi ubushakashatsi bugaragaza ni uko igihe nk'umwana w'umukobwa ari mu mihango, nanone icyo ni igihe acceleration cyangwa umuvuduko alcohol ijya mu maraso nanone byiyongera cyane. Murabyumva rero yuko nubwo ihame ry'uburinganire ririho, hari ibintu umubiri wacu utazi ndetse bitazigera binaringanira. Akaba ariyo mpamvu nyine abantu bagomba kwitwararika, bagomba kwitonda igihe barimo guhitamo ibinyobwa bakwiriye kunywa cyangwa se ibyo bakwiriye kurya. Ikindi rero, alcohol ishobora gutuma umuntu abura ibitotsi cyangwa se akagira n'umubyibuho mwinshi, cyane cyane umubyibuho wo kunda, donc umuntu akagira ibinure byinshi kunda. Murabyumva rero, nubwo alcohol ku bantu bose atari nziza, ariko ku bagore hariho umwihariko. Uwo mwihariko ukaba ushingiye cyane ku miterere karemano y'umubiri w'umugore adashobora guhindura. Yewe nubwo yagerageza guhindura, hari ibintu atahindura. Ntabwo wajya guhindura n'ubwoko bw'imisemburo ngo uvuge ngo imisemburo bashaka guhindura inyuma, bakaguha amabere, bakaguha iki, cyangwa bakaguha ubwanwa, ariko ntabwo bazahindura imisemburo yawe y'imbere, imikorere yawe y'imbere mu mubiri. Ntabwo bazahindura ngo bahindure imikaya yawe ibe myinshi kandi uremye muri ubwo buryo. Aha rero nyine akaba ariho abantu bagomba kwitonda cyane, bakamenya yuko icyo kinyuranyo gihari, cyane cyane abana bakiri bato b'abakobwa, nk'uko twabibonye nyine ko ubushakashatsi bwerekana ko igipimo cyabo cyo kunywa inzoga kigenda kiyongera ku isi muri rusange, yemwe no mu Rwanda. Ahangaha rero abantu bagomba kwitonda cyane. Muri iki kiganiro rero ntabwo tugamije gucira urubanza abantu banywa inzoga, ahubwo icyo tugamije ni ukubagira inama kugira ngo abantu barusheho guhitamo imyitwarire myiza idashyira ubuzima bwabo mu kaga. Kenshi na kenshi iyo abantu bari mu bigare banywa inzoga, baba bishimye cyane ndetse bagatwenga bavuga bati nta myaka 100 uranywa ugapfa, utanywa ugapfa, reka twinywere, ubuzima ni bugufi. Ariko ikibabaje nuko, cyangwa se igitangaje, nuko iyo umuntu yarwaye ntaguma mu rugo yagezweho n'ingaruka z'iyo myitwarire, ahubwo ajya kwa muganga ndetse yifuza ko bamugirira impuhwe ndetse bakanamufasha cyane kugira ubuzima bwiza. Rero icyo umuntu yakwibaza, tese icyo gihe umuntu aba yibagiwe yuko ari byo bintu cyagiye yahamagaye. Rero nubwo nta myaka 100 cyangwa urya ugapfa utarya ugapfa, ariko amahitamo yacu akwiriye kuba meza, tukamenya ko tutariho pari raporo y'urupfu, ahubwo turiho pari raporo y'ubuzima. Kandi umuntu wese yakwishimira kubaho ubuzima bwiza buzira indwara, ndetse igihe cyagera cyo gusinzira kwe agasinzira neza atabanje kugaragurwa n'ubuzima. Ibyo byose nibwira ko umuntu wese yabyifuza. Rero wowe uduteze amatwi, ushobora kuba watekerezaga ko inzoga umuntu yanyweye w'umugore cyangwa se w'umugabo zose zigira ingaruka zimwe, cyangwa se uri umugore ugatekereza ko ibyo bintu ntacyo biba bitwaye, uretse ingaruka ziri hafi ku mugore ho zirushaho no kurenga. Utwandikire rero muri komanteri utubwire wabibonaga gute, cyangwa se ingamba ugiye gufata uhereye none ni izihe. Tukagushimira rero kuba wabanye natwe muri iki kiganiro, tukwibutsa ko muri La Pervenche kukubona ufite ubuzima burushaho kuba bwiza ariyo ntego yacu.